ntari yego. sheri wiriwe neza cyane cyane. ejo uzajya ku ishuri ndagerageza mfe kujyayo. ndagukunda cyane kandi buriya akamubwire iyo ndimo kuvugana nawe mba numva mu mutwe wanjye hatuje nzi ko mba numva afite n'ubwenge bwinshi akoresheje iyo tuvuganye ubwenge buriyongera mba meze nk'umuntu wanyweye amata y'ikivuguto uzi umuntu wanywa amata y'ikivuguto ukuntu aba yiyumva isi iba ariye none yanyweye amata akonje isi iba ariye aba yumva nyine nta kibazo afite ntabwo aba ashaka siterese aba ashaka umuntu nyine wo kumubangamira niyo mpamvu ujya ubona abana b'i Nyagatare bakunda guteta cyane nyine kubera amata menshi gusa ndagukunda ndagukunda kandi buriya igihe tumaranye nubwo nkurusha imyaka ariko sinatinya kubwira yuko nawe nakwigiyeho byinshi nakwigiyeho byinshi ariko cyane cyane bikubiyemo uko nzajya mwitwaraho igihe nyine wambereye umugore uri gusinzira sabanganije uri seriye bakubwira se ngo ubwanjye ugiye kubera iki cyane munsi nta bitotsi ufite ariko ngewe niba waba ufite ibitotsi nta kibazo ndakorera ku ryame bijyanye ndakorera ku ryame iraza kugutereta saa 9 saa 10 sibyo yego uraza kwemera ko ngutereta buriya rero kamubwire hari ukuntu abahungu nyine iyo dukunda abakobwa nka gutya umbwiye ngo uri ko ufite ibitotsi ushaka kuryama hari ukuntu nyine umuhungu ahita yumva yuko ari ukumwiryaho nyine kandi buriya umukobwa kuba agukunda ntibisobanuye yuko nawe atari umuntu nk'abandi niba afite ibitotsi akaba yumva atari muri mudu yo kuba yavuga ugomba kumwumva kubw'iyo mpamvu rero nanjye ndakumvishije kandi nta kibazo ryama nanjye kanjye kuryama n'ubundi ejo ntabwo nzajya mu kazi n'ubundi ejo nyine mu gitondo cya kare turavugana si byose kandi mufite inkuru nziza iryoshye nayimbwire ndaza kugutereta winyarire nayimbwire ndanze ufite ibitotsi nukuri ufite ibitotsi yimbwire ndanze bise bishyira seri ndagukunda cyane umugore wanjye iyo ntabwo ufite buriya iyo tutarimo kuvugana ntabwo mba numva isi itaryoshye ariko sheri uzi ko mba numva mfite amatsiko iyo munsi nyine
nzaba ndimo nyine igihe nzaba ndimo ndakurya ibiryo wasigaje ku minwa. Kwa kundi urya nyine ukareka ibiryo ku minwa nzabirya. Ntabwo nzabirya. Ngo iki? Ntabwo nzabirya. Sawa nyine. Nzabirya. Nahita nkuruma. Njye nahita nkuruma. Wahita nduma? Cyageze ko utandumye. Nategereraga akiriye n'umuyaga. Nawe warabishakaga wumvaga iminwa yanjye iryoshye wumvaga ishyushye ukuntu nyine ukumva nyine yakomeza kugukoraho none urimo urivugishwa aho ngaho. Ntabwo mbwiza ukuri. Ibyo mvuga si ukuri. Yego. Izo mugiye guhakana. Cyane ubwenge ko. Shere ngaho ryama. Happy. Ngaho nyumvira. Wambwiye ngo ufite ibitotsi. Numvaga niyoshye ibishuka byinshi none byagiye. Ubwo nyine nanjye ndagiye. Wakubaje. Ndagiye. Kubera. Ndashaka. Sawa nyine. Mbere wambwiye akantu keza. Basimbaye. Basimbaye. Urabumbuye. Mbuye basimbaye. Mbuye. Ubasumba bose. Ikibasumba se? Kubaha izina ry'abakobwa. Ibintu bifite ibyo nshaka. Ndagukunda. Ngo. Cyangwa ndakwita Angelique. Ahubwo wenda. Shere. Nzakomeza kubukunda nk'uko bikwiye. Sibyo? Kandi shere ku itariki 18 nzagutera inda. Reka kangahe? Z'umwaka utaha mu kwa mbere. Wabyemera? Ndameza byaje. Usazanye kutere narebe. Kubitakuye. Sawa nyine. Uyinywere. Be. Kare. Uyinywere ubuzima bw'urukundo buraryoha. Yego. Ngo nyine shereka turyame. Mbwira amakuru byawe. Mbwira ibyawe uvuge. Ibice. Ngo tujyane. Tujye kuryama. Ntabwo mbishaka. None ngiye ko mbishaka. Mbishaka iryama nsangira amakijyana. Utaza
ntabwo uryama ntabwo utaza hano. mbese urumva nakugeraho wowe Umugeraho uraryama. kereka nkubwire atari wo umva utambereye umugore nasara dore ko mba numva mwifuriza isuku n'ibyiza ntabwo mba nshaka umuntu akwegera kwanduze nyine hari ukuntu umuntu akwegera nyine ukabona atangiye kwanduza sibyo sere mfite ibitotsi hanze kandi ndi hanze aho wigiye nukuri ndi hanze none se reka nkubaze niba utabishaka njyewe nkora iki ntacyo nuko nyine nakundi sire turavugana mu rucerera sibyo reka nkubwize ko urabizi ko kuba twakundana sijye kujya mu mwaka wa gatatu hari ubwo njya nkubeshya ariko ntabwo mbeshya niyo nkubwiye ikintu aba ari cyo pe ndumva ibitotsi mera neza ndakubwira ugende mera neza ndakubwira ugende shyira Imana ikurinde kandi wiyiteho oya iki shyira nkubwire nushaka kubifata uko ubyumva none se ubwo byatumaze iki ndamutse niba kukuvugisha n'ubundi nameze neza mwabwiye ikintu byakumarira ndamutse ndimo kuvuga ibyinshi bitarimo kuva ku mutima hano biri kubaho sawa nyine ndakubwira ngo mfite ibitotsi ukajya kuzana ibyawe utanarakaye which nza kumamagara saa 10 z'aho ngaho zo mu Rwanda ubwo biraza kuba ari saa 11 singo wihangane nagaruka nkakuvugisha urabizi ndagukora kandi ikindi nawe watinze guhamagara narinze ko wabivuyeho seshere wariye ntabwo bishaka ngwiki ibyo ntabwo mbishaka ndashaka wowe uranshakira iki ndamutse nshaka gukora iki bizajya nawe uramutse uhehaye iki
haba iki nakwishima ubundi se buri gihe se wishima ndababaye ngira ikintu kidasanzwe ndababaye ndanabaye ikubita avankubita Mm. sheri mbwira ikintu wabwira umuntu utari mu rukundo mu rugo rwacu namubwira iki kuyimariye iki ihangane namaze kwemera ubu ngubu sheri bireke ntabwo umeze neza sawa ndagusengera umeze nabi bireke mbwira mbwira nyine nakubwiye mbwira iki yuko nsigaye ngutereta nako dusigaye duteretana ariko ukazanamo ubwana bwinshi nawe nzabikubwira ko uzaba umwana iyo sinjya mba umwana urabizi ibintu byanjye bihora ari ku murongo none ngewe ko mubwiye ko ari ko njyewe ugusubiriza ngo yego niko bimeze kereka nkubwire kubera ko ngukunda cyane usigaye unyiryaho ari ukukwiryaho umuntu aba atameze neza ntituza kuvugana umeze fureshi nanjye meze fureshi kibuze kuba uraza kugifatisha amaboko abiri sheri gusa ndagukunda cyane kandi uri umukobwa mwiza wamfashije guhindura ubuzima ubu ngubu barimo kureba iterambere ryanjye nkabona noneho riri mu biganza byiza reka nkubwire burya bajya bavuga ngo ushaka umugabo amwiremere n'ushaka umugore amwiremere waranyiremeye nanjye narakwiremeye nyine benshi bajya bavuga ngo nyine ngo bizarangirira mu marira niko abantu bajya babivuga ariko nibishaka bizamarira mpfa kuba nzi ko nagize umugisha wo kuba umukobwa nkawe nkunda ariko nawe ugomba kubyishimira umusore nkanjye kugukunda rero nta nubwo ufite ko nabivuga kiza guceceka nagiye ngo reka ndyame rero naha mu gitondo ejo urajyaho saa 3 ku ishuri nguki kujyayo ariko saa 6 ndatoroka nawe uraza kuba nkumbuye uraza gutoroka kubera iki kanize kuri gutoroka kubera ko ari izindi mpamvu atari njyewe nawe uraburi ntabwo njyewe mbishaka gutoroka ndatoroka njye no kwiriza ajeri nawe uzi ko urimo gutuma numva nkumbuye inshingano z'abagabo ukazajya umbwira ukiri nyine nta sabune dufite nta munyu umwana bamwirukaniye minerivare
shira abagabo bahora n'utuntu n'utundi. Sheri rero ubwo nyine bayi, sibyo? Imana ikurinde. Kandi ndagukunda cyane. nawe